igihe na FPR Inkotanyi nzaba mpemukiye buri munyarwanda nzahanwe nk'umugome wese amashyi menshi felicitation mwakoze cyane tukiri hano tugira ngo ngora kuza mu kanwa wamuha miliyoni kujya gukoza urutoki mu kanwa k'intare byakunda data amafaranga bararyoha byashoboka RPF rero iratinyitse kandi gutegeka kwayo no kubira ibyayiranze inzira yanyuzemo ibitego yatsinze intambara yatsinze ibi byose rero igihanga cy'intare kigaragaza ko u Rwanda rurinzwe rwose udashobora gupfa gutekereza gute kuruvogera uko bishakiye urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. niwe muvuzi gakondo mukuru ku rwego rw'igihugu ugiye gutangira utwibwira amazina yawe noneho turinjira mu kiganiro. nitwagira neza Gertrude abamuhagarariye abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu muri hagana nta gishuri rimeze neza nabyinnye cyane ndasara. turagira ngo tugaruke muri iki gikorwa cy'abangaha abanyamuryango bagiye kubashya ariko bakaba banasanzwe ari abavuzi gakondo kuri mwebwe nk'abavuzi gakondo bisobanuye iki? twebwe nuko dufite amahoro dufite umutekano ni umudendezo muri make turidagadura kubera ko kuba mwabonye igikorwa cyabereye aha ngaha i Musanze cyo kurahiza hari abadusabye ko bashaka kurahira akaba ariyo mpamvu twamanutse n'impamvu ari benshi barenga 100 tuza kubashyigikira muri iki gikorwa nk'intore natwe hari ikibazo twakomeje kubaza abantu bose twagerageje kuganira nabo nizihe imbaraga zigiye kwiyongeramo kuba byibuza FPR n'ubuvuzi gakondo bigiye kuba biri connected bya hafi cyane nizihe imbaraga zigiye kwiyongeramo? imbaraga usanzwe ntabwo bari bazi umuryango njyewe maze nk'imyaka 3 nagiyeho covid itijya mu myaka 2 ariko nk'umuntu wari umunyamuryango wa RPF nzi byiza byawo numvaga nawe basangiza ntabwo ari hano tubikoze turifuza kuzazunguka mu gihugu hose tukabikora kuko no kumenya umuryango nabyo no kujijuka kuko umuryango ni byose n'ubuzima n'iterambere ku munyarwanda n'iterambere ku muvuzi gakondo k'umunyamuryango wa RPF n'iby'igiciro twebwe mu kazi bakora noneho rero mu kazi bakora barashobora kunoza umwuga ni nabyo nahereyeho nasoza shima perezida wa repubulika wemeye ko tuvura itegeko ryacu ritarasohoka igiprimatire polisi yarasohotse ariko aravuga ati ni muvuri guhera ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku rwego rw'igihugu umuvuzi gakondo aravura afite amahoro afite umutekano arisanzuye ari proud y'uwo ari we. Kera umuvuzi gakondo yajyaga kuvura bakamufata bakamufunga ariko aho igihugu kibohorewe aho igihugu kibonye amahoro kibonye umutekano kibonye ubwisanzure turisanzuye rega abagore tugira ijambo duhabwa ijambo ababyeyi bari bazi imiti yo miravumbi igicuncu umutarishongo umwicanzo ku munyagasozi babona uburenganzira bwo kukoresha bisanzuye. Niyo mpamvu rero mwabonye ko tunezerewe muri iki gikorwa bizabafasha kujijuka nicyo nababwiye. Umuntu w'umunyamuryango wa RPF cyangwa se warahiye wafashe kuri radarapo akarahira navuga ko abahindutse icyaremwe gishya abavutse bwa kabiri kuko abantu benshi dukunda kubaho abantu bakunda kubaho babeshya n'abariganya bagira bate basindira mu ruhame ariko ndakeka nta muntu n'uwo akagombye kubikora ashobora kubikora nk'umuntu ariko hakabaho na za nzego z'especialiste zimukebura zikamubwira zitisegaho mu ndangagaciro z'umuco w'abanyarwanda icyo n'ibikwiriye. murabaha rero ubutumwa abangaba abavuzi gakondo ariko bakaba ari n'abanyamuryango abo bavuzi gakondo babona ko ari benshi bagera mu 100 bitabiriye iki gikorwa ntabwo bahagije hano muri Musanze harimo benshi harimo abatabonetse ngo bitabiriye iki gikorwa. Message twabahaye nuko nabandi bazaza kuko twasabye chairman w'akarere ka Musanze ndetse no ku rwego rw'igihugu kugira ngo badufashe bahabwe amahugurwa ahagije kuko nibwo bwa mbere wabonye ko byabatushije nibwo bwa mbere nabo
bagize umwanya bagize uruhare mu kuba barahira mu muryango wa RPF mu kuba baganizwa amateka ni akantu gatoya cyane ntabwo bihagije niyo mpamvu turimo gusaba yuko bahabwa amahugurwa y'uburyo imva n'imvano y'umuryango wa RPF Inkotanyi uburyo wabayeho uburyo wavutse uburyo wakoze uburyo watabaye igihugu uburyo watabaye abanyarwanda turi mu icuraburindi kandi tukaba twifuza yuko uzakomeza mirire na mirire. Uvuze ku kantu kuko hari abandi batabashije kuboneka hano mu karere ka Musanze. Imyumvire ku bavuzi gakondo uri kubona iri ku kihe kigero kugira ngo babe bajoininga kuza kwifatanya n'umuryango wa RPF? Imyumvire ntagiye kure hari abayobozi b'uturere bamwe mu ntumwa z'uturere bari bahari z'akarere ka Musanze batubaye hafi badufashije batanze amasomo rwose ahagije banyuzwe hari uwo bita Muhire hari uwo bita Kizito ukuri turabashimira nk'intumwa z'akarere ka Musanze chairman uko atabonetse kubera ibindi bikorwa n'imirimo twaje mu mibyizi twari twabiteguye muri weekend ariko ntibyadushobokera ariko ndabashimira cyane akarere ka Musanze ndabashimira chairman ndamushimira cyane buri kimwe cyose cyahabonetse ari sonorisation ari decoration ari amazi ari amajuice buri muntu yafashe icyo ashaka twaguwe neza twacinya akadiho twidagaduye mu myaka covid yari yaraduheranye nubwo igihari twikingije ariko twumvise hari ibyo twikijije twaguwe neza cyane rero abandi message babahaye nuko bagiye kujya baganiriza abandi ibyiza by'umuryango nuko bagiye gukorera mu mucyo nuko bagiye gukorera bagura amaboko bagure amaboko umuryango waguke usakara kandi usagabe kwisi yose basigaye ko mushinzwe iki mpagarariye bavuze gakondo ku rwego mwakoze cyane kutuganira. Nje nitwa Musabyimana Leonard navukiye mu mudugudu wa Kidendeza akagari ka Kabazungu umurenge wa Musanze akarere ka Musanze. Ndashima perezida wa Repubulika rero nkuko uyu munsi twateraniye hanga bavuze gakondo ndamushima cyane nje mpereye igihe intambara yabaga igeze nko ku musozo narahunze mpungutse nahungutse 96 ndaza kandi kuko mbere yaho nari n'umuyobozi nyuma yaho noneho arongera ngirira icizere mba umuyobozi ndetse nayoboyeho n'umurenge wa Nyarugina nk'umuhuza bikorwa waho. Ubu rero mvuye mu buyobozi nakomeje kugendana n'abavuzi gakondo kugira ngo niteze imbere kandi ndebe ko nagira ico marira igihugu na n'uyu munsi nkaba ndi mu rwego rwo kugira ngo ndebe ko nafasha akagari kacu imirire mibi imyumvire ihari kuko dufite abantu bahejwe inyuma n'amateka nkabasanga nkabigisha nkumva ko bagomba gukunda ishuri kuko twe ubwa mbere twari twarahejejwe hanze mu gihe cyo kwiga kanje ubwanje nitangaho urugero nabaga twakoze nk'ikintu bita konkuru nkaba nabo wa mbere ariko gutsinda bikanga nyamara ubu ngubu aho mviriye mpungukiye abana barize mfite abana 6 bose bamaze kubona diploma. Ubwo ndashima ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ko bukora neza nanshishikariza abatwumva bose ko n'uwaba ari hanze yatekereza neza ko FPR ari umuryango wunze ubumwe bw'abanyarwanda. wawinjiyemo se koko? Njewe na uyu munsi nazanye na bagenzi banje nk'umuntu umazemo imyaka 20 njewe dutanga perezida wa Repubulika w'umukandida nari nicaye muri stade Amahoro ico gihe nari mpari. Ubwo rero uyu munsi nk'abavuzi gakondo batumiwe nanjye ndimo ndetse banangira icizere cyo kubera umujanama kubera abagenzi banje umujanama nkaba rero niteguye by'umwihariko kubafasha bereka neza akamaro k'umuryango FPR Inkotanyi kuko wakoze ibikorwa byinshi uduteje imbere igihugu cyose kikaba gifite amahoro. Murakoze. Ngo mbere wari umuyobozi? Je nabayeho umuyobozi umuhuza bikorwa mbere y'intambara tutarahunga 94 nari responsable witwaga responsable umudugudu wa Kidendeza. Nyuma yaho mpungutse nongeye kuba responsable umudugudu wa Kidendeza. Ntibagufunga? Reka mbigereho. Nyuma yaho mba umuhuza bikorwa w'umurenge ariko mu rwego rwa Gacaca ruje naje kugira ikibazo bamfungaho umwaka nari nkati imyaka 15 aza gutanga imbabazi ndataha kugeza ubu ngubu merewe neza niyunze nabo twari dufitanye ikibazo. FPR ni umubyeyi, FPR ni ingirakamaro. Nk'umuntu umazemo igihe kinini
tugereranyirize tugeranyirize ubuyobozi bwa FPR kuri iki gihe utugeranyirize n'ubuyobozi bwa kera FPR itaraza. Murakoze cyane. Ubundi ubuyobozi bwa mbere FPR itaraza bwari ubwo kuronda no gukandamiza. Ibyo bintu nibyo byaburangaga kuko kwari ukuronda no gukandamiza. Noneho bakaronda akarere bagakandamiza abantu b'ubwoko bumwe. Ubu rero FPR yo nikaringaniza, nta muntu ikandamiza, ifatira bose, ifata abantu bose ikabashira ku rugero rumwe. Uyifata ute kuko ubu nawe urayikunda? Ndayikunda cyane. Nje ndayikunda cyane, ndayikunda cyane. Ndayikunda cyane. Ndayikunda rwose. None cyo uzayigwinye. Ndayigwinye. Ndayikunda cyane, ndayikunda cyane. Kuko nje impamvu nyikunda ngubwije ukuntu nari umuyobozi imbere. Ariko ntarize ari amashuri 8 neza. Araho naheze. Ariko ubu ngubu yaje kumfasha. Ngira neza yigezemo numva umutekano ni wose kuko kubona mpunga kandi nari nsanzwe ndi umuyobozi nagaruka nkongera nkagira gucizera nkongera nkayobora umurenge wa Nyarugina wicitwaga Nyarugina ubu nakagari ka Kabazungu. Ufungwa icyo gihe wari iki? Mfungwa nari umuhuza bikorwa w'umurenge. Gacaca baragufunga. Gacaca iramfunga muri 2006 igitangira nabaye nkuwa kabiri kuyibarizwa. 2007 wafunga. 2007 ndafungura. Yagufunze se kurenganya cyangwa? Oya ntabwo yandenganya kuko hari ikintu cyavuga ngo yananiwe gukiza. Ariko njewe nabanaga neza n'abantu. Ariko noneho kuko nari umuyobozi ntabwo nari gushobora kurinda abantu b'umudugudu wose. Cyo cyari ikintu cyo kwisobanura. Ariko namara kucisobanura subizwa ku murongo. Ubu mu rugo umaze kugera ku kintu? Ubu mu rugo ntabwo gusobanurira kuba mfite abana 6 bose bamaze kubona diplome zibitse mu nzu. Kaminuza? Nta kaminuza ku bwa mikoro. Nta kaminuza ku bwa mikoro ariko 6 bafite diplome. Ariko nje nananiwe kuyigezaho kandi cyo gihe nabaga mfite ikintu cyatuma niga. Ibyo bintu byari bihari intambara itarabisenya. Niki wabwira umuntu kuri ubu ngubu utaramenya ibyiza bya FPR cyangwa se umuntu utarinjira mu muryango wa FPR? Akwiye gukanguka akamenyeza ko FPR ari umubyeyi, ko Perezida Kagame umuyobozi wayo ari umubyeyi ku mpande zose. Nukiri hanze ufite umugambi mubi nugitekereza kumva yagira ikibayivugaho agafasha inkoni hasi akemera akayoboka kuko ari umubyeyi kandi ari inzira nziza. Mu ijambo rimwe gira ijambo uvuga kuri FPR rimwe. FPR umuryango w'Abanyarwanda utubumbye twese kandi nshima nkunda. Wakoze cyane kutuganiriza.